Mwaramutse neza mwe mwese mukomeje gukurikirana Buganza TV ndetse nk'uko mukomeje kunkurikirana mu buryo bugiye butandukanye, yaba mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse no mu biganiro byerekeranye n'inkuru mbi cyangwa se kubamenyesha no kubarangisha byinshi bigiye bitandukanye. Tukaba turi no kubacishirizaho filimi nshya yitwa The Option Series. Rero uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru itugezeho y'akababaro. Ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru y'incamugongo ku bamwumvishe, ni inkuru y'incamugongo ku muryango we ndetse n'inshuti ze, ni inkuru y'incamugongo ku banyarwanda muri rusange, ni inkuru y'incamugongo ku ba Rayon Sport, ni inkuru y'incamugongo mu bijyanye n'urubuga rw'imikino ndetse n'abakunzi b'urubuga rw'imikino. Munyemerere rero iyi nkuru nyibasangize, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru twese twumvishe tugacika ururondogoro. Nibyo koko kuri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu nibwo hamenyekanye inkuru y'incamugongo, inkuru mbi y'uko umunyamakuru wa televiziyo ndetse na radiyo Rwanda akaba yitabye Imana mu buryo bukurikira cyangwa se mu buryo butabashije kumenyekana, ariko bikaba byavuzwe yuko uyu mu kwitaba Imana byari bimaze iminsi asa nkaho arwayemo ukuntu. Munyemerere rero iyi nkuru nkomeze nyibasangize nyibagezeho. Ese Jean Lambert Gatare yari muntu ki? Yari akora iki? Nk'uko mwabyumvishe muri introduction, uyu Jean Lambert Gatare mumuzi mute? Abenshi iyo bamwumvishe bumva umugabo w'umunyamakuru wagiye akora ibintu bigiye bitandukanye muri mu rubuga rw'imikino, mu bijyanye n'imikino, mu bijyanye n'umupira w'amaguru football, ndetse uyu Jean Lambert Gatare mukaba mwaramumenye mu buryo bugiye butandukanye. Jean Lambert Gatare rero akaba yari umunyamakuru wa siporo mu Rwanda, yamamazaga umupira w'amaguru neza cyane we na Marcel Tagarama. Nk'uko bamuzi akaba yari yarakoze mu bijyanye n'umupira w'amaguru akamamaza neza, ni nawe wagiye aremera amakipe menshi amazina, niwe wagiye wamamaza, niwe wagiye akora udukoryo tugiye dutandukanye benshi bagenda bagenderaho mu mupira w'amaguru, yaba ku ba Rayon Sport hari amazina yagiye ayihimbira, ndetse na APR hari amakipe yagiye ahimba kugira ngo abashe kuba yakamamaza neza umupira ndetse anakora byinshi bigiye bitandukanye. Rero byababaje benshi kumva yuko yitabye Imana, yakuwe mu mubiri nk'uko byamenyekanye n'ikiganiro cyaciyeho kuri televiziyo Rwanda, amakuru mpamo yuko koko yitabye Imana. Ibi rero bikomeje kugenda bigorana, bikomeje kugenda bikomera cyane hirya no hino mu isi, nk'uko abanyamasengesho cyangwa se n'abandi bagenda bivuga babasha kujya mu by'umwuka bavuga ati nidutabaze, igihe tugezemo n'icyo kwicwa, n'icyo gupfa mu rupfu rw'intungurano. Byavuze yuko hari igikorwa cyabaye yuko Satani yigaragaje avuga ko agiye guteza ikintu cyitwa impfu z'intungurano. Ibi rero birasabwa ko twese aho turi hose tugomba kwiragizanya, tugomba gusengerana, tugomba kwiragiza Imana, ndetse kugira ngo tubashe kuba twarokoka uyu mubisha Satani ukomeje gutera impfu anatwara abantu hirya no hino bagenda bakenyutse. Uyu rero Jean Lambert Gatare nk'uko twabimenyeshejwe mu mateleviziyo agiye atandukanye cyangwa se mu makuru agiye atandukanye, nuko ubu atakibarizwa mu mwuka w'abazima, ahubwo ubu yitabye Imana, nk'uko Imana yamushyize ku isi ikaba yamwisubije. Munyemerere rero dukomeze dusangire n'andi makuru, gusa ntabwo turamenya icyamwishe neza nyirizina, ahubwo nuko amakuru aba tugeraho igihe kugira ngo tuzatohoze n'andi tubashe kuba twayabagezaho.
munyemerero nge ducumbikira ahangaha Genda P1 byari kubabikira ndetse twihanganisha umuryango wiwe, twihanganisha abakunzi biwe, twihanganisha aba Rayon Sport, twihanganisha ndetse na radio televiziyo Rwanda ko ibuze umunyamakuru ukomeye cyane, umunyamakuru w'icyitegererezo. Rero ibyo byose biba biriho kugira ngo tubashe kuba twabimenya, dusangira amakuru ndetse n'abari hafi umunsi wo kujya gushyingura bazabashe kujya kumuherekeza mu cyubahiro. Tubabwira rero ngo ubaye uri uwa mbere hano ku muyoboro wacu wa YouTube channel Buganza TV, tubabwira ngo wakora subscribe ukajya ahari akazogera ukakanda kugira ngo film, amakuru ndetse n'ibindi byegeranyo tugenda tubagezaho tujye tubibagerezaho ku gihe, mubashe kubibonera ku gihe kugira ngo dukomeze dusangire amakuru tunatezanye imbere muri rusange mu gihe rurema ikidutije ubuzima. Ku bakunzi ba sinema nyarwanda rero tukaba turi kubagezaho filimi nshya, ni filimi nziza cyane irimo inyigisho zigiye zitandukanye, ni filimi irimo byinshi bigiye bitandukanye, ikaba ari filimi ikomeye cyane yo bita The Option Series, ikaba ari guca kuri Buganza TV, Fandwa TV kugira ngo mukomeze muyikurikirane. Ndetse tukaba dufite n'indi channel yacu Rwamagana yacu ikomeje gucaho byinshi bitandukanye, yaba amakomedi ndetse n'ibindi biganiro biri travel kugira ngo tubashe kumenya u Rwanda, tubashe kumenya byinshi bigiye bitandukanye. Munyemerero ncumbikira ahangaha mwari kumwe na P1 Extravista. Imana imwakire mubayo kandi Imana imutuza heza. Family, nakabije inzozi zanjye, nakabije inzozi, turahura tuganira kenshi, ungira inama, nzakomeza kuzikurikiza. Imana igutuza heza. Rest in peace Gatare. Mu magambo y'icyongereza yaravuze ati umutima uramenetse nyuma mu kumva ko idol wanjye cyangwa nareberagaho cyangwa una na appreciatingaga cyane yigendeye. Uruhare rwawe mu buto bwanjye nk'umunyamakuru w'imikino ntirufite uko rungana. Ariho rero yatangaga ubutumwa bw'ihumure ku muryango. Mu butumwa bwa Rigoga Ruth wigeze no gukorana ikiganiro na Gatare kiryoshye cyane. Rigoga yaragikora kuri Radio 10 na TV10. Rigoga Ruth yanditse agira ati inshuti yanjye iraruhutse, Gatare igikura nkota, aba Braziliye n'ibindi. Warakoze kuba imfura, warakoze gushyira itafari kuri kariya yanjye, warakoze kudukundisha uyu mwuga, warakoze ku bwa byose. Imana igutuza heza kandi ikomeze umuryango wawe, nzagukumbura. Mu butumwa bwa Official Rayon Sport banditse ubwo ni Rayon Sport, equipe ya Rayon Sport kuri Instagram, banditse bagira bati tubuze umunyabigwi nyakuri. Jean Lambert Gatare wabaye muri komite ya Rayon Sport mu bihe bitandukanye yitabye Imana. Nubwo atakiri kumwe natwe, umurage uzahoraho iteka. Yakundishije abato gikundiro, yayise tubyiniriro tutazibagirana, n'umunyabigwi nyakuri. Imana imuhiruhuko ridashira. Mu butumwa bwa Irene Murindahabi wanyuze no kuri Isango Star mbere yuko agera kuri Isibo ndetse na mbere yuko aza kuri YouTube, ariko icyo gihe ari kuri YouTube no muri kuri channel ya Phil Peter. Irene Murindahabi yanditse ati rest in peace Mentor Gatare. Rest in peace Mentor Gatare, warakoze. Ubutumwa bwa Tijara Kabendera munyemerere ngo dusorezaho. Yagaragaje chat yagiranye na Jean Lambert Gatare amusaba amasengesho, amubwira ati nagiye kwivuriza mu gihugu cy'Ubuhinde, amasengesho yamusaba ati mu nsengere. Tijara Kabendera yanditse agira ati ejo bundi muri ku kwezi sibwo wansezeye kugiye, nibwo wansezeye kugiye India, ukeneye amasengesho kandi narayakwemereye ndanayakora. Kuki wahoraga umbeshya ko wakize kandi ugiye kuza? Imana ntibazwa impamvu kandi ntirenganywa. Ndashima Imana yakumpaye ukambera inshuti. Mwabantu mwe ndababaye. Uyu ni Tijara Kabendera mu butumwa bw'abantu batandukanye hano tubona hafi, nyuma y'aba Sadat n'abandi. Uncle Austin yanditse ati Mana we, not waking up to this pair.
rest in peace Gatare. Ni ubutumwa bwa benshi bakomeje kugenda bandika. Witwa Clarisse nawe n'umunyamakuru wa BNB FM Kigali nawe yanditse ubutumwa. Ni benshi banditse ubutumwa, ariko muri iki tukiri mu gitondo cya mbere nuko mumenya iyi nkuru y'akababaro. Ikindi nitumenya izindi information zijyanye no gushyingura bari zo kumuherekeza bwa nyuma, turazibagezaho kugira ngo tuzatabara umuryango